gutinda ireka tube twatangirana na episode ya kabiri hangaha ndetse nizere ko inkuru yacu rwose iri kuba iyaba aryohera ndetse muribuka ko twasize umukobwa wacu ari kuba yabwira umusore ati ntabwo natekerezaga komeza uko nguko. Denise ati ntabwo nabashaga kuba natekereza ko nawe umeze nk'abandi. Ubwo yari arimo abwira Mose, barakwereka Mose yasigaye ahagaze aho ngaho hasi kuri lobby. Umukobwa ni kuko yakikoza hejuru muri ako kanya yagarutse yambaye neza rwose nk'umunyamideli ndetse nk'umukobwa umurika imideli. Umusore nawe yaramwitegereje, amagambo aragenda arabura neza ndetse atangira kuba yakitegereza umukobwa arimo aramira amaritiro. Ndetse ahangaha Mose yatangiye kuba yakegera umukobwa, arangije niko kuba yamumadikiraho twa dupesi tumwe tuba turi kwaka. Mbibutse neza uyu musore waba ufite kampani ikora imideli ndetse imideli y'imyenda myiza cyane. Yatangiye kubabwira umukobwa ati ese wishimiye kuba ugiye kuba wakongera kuba ubu munyamideli cyangwa se ugakurikira inzozi zawe akaba arizo ubasha kuba wakora? Ati ngiye kuba ndi umugabo wawe ntabwo bimpa uburenganzira bwo kuba inakubangamira cyangwa se inkakubuza icyo ushaka kuba wakora. Umukobwa ahangaha nawe yatangiye kuba yavuga ati ngomba kuba nahagarika rwose ibyo kuba najya mu nkundo ahubwo nkakurikira kariyeri yanjye. Uributsa ko iyi ari episode ya kabiri turi kuba twareba, ndetse utarakora subscribe yaba yayikora kuko ni ingenzi cyane. Ndetse inkuru yacu nibo wayikunze uze kuba wajya muri comment be watiramo imitima cyangwa se watanga igitekerezo cyawe. Kandi wibagirwa kuba dukandira like no kuba wakora share ku bantu bawe nabo birebera agakuru keza k'urukundo ndetse gatangaje. Barakwereka umukobwa wacu yahise aza ahangaha ndetse ahasanga wa mugabo twakwita umu ex wiwe ndetse umwe bita John. Yatangiye kuba yambwira ati kuva ryari kampani yacu ihayaringa cyangwa se hakaza abantu beza nk'uku nguku. Ati si ijoro rimwe wararanye na CEO wacu ari we Mose ahise aguha akazi cyangwa se ahise akwemerera kuba waza kuba wakora ahangaha? Ati ariko mbanza wabikoze neza. Ati mbanza rwose wabimuhaye ibintu byose akaba yabikubise. Denise niko kuba yambwira ati John, ati ibyo byose ariko wavuga, ati nta mpamvu rwose nje kuba nakora akazi ahangaha byonyine. Ati kuko numva ari byo nshaka kuba nakora. John ahangaha we ntiyari ari kubasha kuba yabyumva kumbe hari agakobwa kari ahangaha katangiye kuvuga kazamuye ya mpeta imwe yajugunye kasa naho kari kuba kabimwereka. Umukobwa Denise niko kuba yambwira ati ibyo ngibyo rwose ati ngiye ntacyo bimbwiye. Ati mwaba mukundana mwaba mugira ute, ati ngiye ntago bindeba. John niko kuba yambwira ati gabanya ifu ahangaha, ati nta kidasanzwe gihari. Ati aka ni akana ndi kuba nakirira muri iyi minsi. Ati ntegereje ko uzagaruka mu rugo. Umukobwa niko kuba yambwira ati Denise niko kuba yabwira John ati ibyo rwose ngiye ntacyo bimbwiye. Ati kandi nta n'umumaro bimfitiye. Ati wamurya wamutera inda cyangwa se wamujugunya cyangwa se wamugurisha nk'uko wabikoze. Ati ngiye ntago bindeba. Umusore niko gutangira kubambwira ati rero nari napanze kuba inagurira cyangwa se natama abakozi banjye dukorana ariko wowe ntago wari uri mu mibare. Umukobwa niko kubambwira ati se ikibazo bakubwiye ko ari amafaranga cyangwa ikibazo nuko ndahangaha? Kumbe ibyo byose ubwo bari kuvuga ndetse barimo banaburana, umusore wacu yari ari kuba yatambuka ku ruhande. Mose niko gutangira kumva agakobwa kabwira umusore wako ati ikibazo si amafaranga rwose, ati amafaranga ni ikitabuze. Ati se ubundi wumvaga ndi buze ahangaha nabikubwiye? Umusore Mose yatangiye kuba avuga ati kari agakobwa kagiye kuba katangira kuba kakoresha amafaranga yanjye mu buryo butanoze cyangwa se butameshe. Kumbe Mose ahorana n'umusore wiwe ahangaha ndetse umusore bamwise Honore. Niko kuba bakaza ahangaha begera imbere. Abakozi bose bari ahangaha niko kuba batera ijisho cyangwa se mboni boss wabaza. Niko kuba bahagarika ibiganiro bari bafite ndetse ageze ahangaha bose baramwunamiye bamubwira turakaza neza boss. Ati se waramutse gute? Boss niko kuba yakitegereza agakobwa kari ahangaha. Mbibutse ni umugore wiwe. Niko kuba yatangira kuba yababwira ati natekerezaga ko muri mu kazi naho muri ahangaha muhagaze muri mu matiku yanyu. Ati ayo matiku yanyu rwose ati ntayo nshaka ahangaha muri kampani. Ati niba ari umwanya w'akazi muba mugomba kuba mwakora ndetse mugasoza akazi mwatangiye. Agakobwa nako kari aho ngaho kacecetse ndetse ku mugoroba kabonye ibyo yari agiye kuba yagakorera. Niko kuba yagakorera akabwira ati wowe
ati hari ibyo dufite tutarasoza, mwibuke kuba gakuruye kuriya nta mutima mubi cyangwa se nta rwango, ahubwo mwese murabizi ko ari umugore wiwe. Uyu nguyu Divine yatangiye kuba yakora kuri John amubwira ati mugabo mwiza, ati ese urakeye kuri uriya mukobwa atari buze kuba yanyitambika mu mipangu yanjye, ati akaba yatsinda rwose ko numva ibintu bigiye kuba byakomera. Barakwereka ahangaha wa musore wacu Amose yahise azana agakobwa ahangaha kuri uru ruhande, niko kuba yakegerera akabwira ati niko, ati wowe, ati ubundi ufite ikihe kibazo, ati urashaka kuba wakoresha amafaranga yanjye mu bintu ntazi. Agakobwa niko kuba kambwira ati oya ntabwo ari ibyo nashakaga, ati ahubwo urakeka nijoro mfite kuba inamurika imideri, ati se ntabwo ushaka kuba waba uhari ngo urebe ukuntu ngenda ibuze kuba inabikora neza cyangwa se inaha cyane umucyo. Umusore niko kuba yahita ahaguruka ndetse ari kuba yaseka avuga ati ahubwo iryo jwi, ati ubundi ngewe niryo mba nshaka kuba nakumva riri kuba ryaguturukamo, ati ahubwo ngewe, ati ngewe igihe cyose uzaba unkeneye, ati ndahari ku bwawe. Umukobwa niko kuba yambwira ati muri uyu mugoroba dufite event yo kuba twamurika imideri kandi ndashaka kuza kuba uhari. Umusore niko kuba yambwira ati igihe cyose uzaba unkeneye, ati ngewe nzaba mpari ku bwawe. Ahangaha niko kuba yamuha kamwe mu mitako ari buze kuba yakishyira aramubwira ati ndakeka ariko akangaka nako uri buze kuba wagakenera kugakoresha. Denise wahangaha yatangiye kuba yakitegereza Mose ndetse areba na gifite yari ari kumuha muri ako kanya, ndetse umusore amubwira ati ni ya sogokuru yampaye ngo nkuhe, ati ndakwinginze ntuze kuba wayanga. Denise niko gutangira kuba yambwira ati iyo ntuzi iyo gift uri kuba wampa cyangwa se iyo necklace, ati irahenze cyane, ati kandi ndatekereza ubwo njye nawe tuzaba tumaze kuba twatandukana ntabwo nazabasha kuba nabona amafaranga yishyuye iyo necklace. Agakobwa ka Denise kakivuga twinshi. Amose niko kuba yakagerera akabwira ati ndashaka ko wambara, ati nshaka ko wambara gusa ibyo bindi uri kuba wambwira, ati byihorere sinshaka kuba nabyumva. Niko kuba yakabwira ati nubwo njye nawe twabashije kuba twakora mariage ya fake ariko ndacyari umugabo wawe, ati ngomba kuba nakora icyo ari cyo cyose, ati nkakwitaho kandi igihe cyose tuzaba turi kumwe ugomba kuba wagaragara neza ndetse ukagaragara nk'umugore ufite umugabo. Numva amagambo y'umusore ahangaha. Amose yari yuzuye ikintu cyitwa amapenzi rwose yari ayifite ndetse niyo gusagura. Amaze kuba yakambika ya necklace niko kuba kakitegereza umugabo wako karamubwira turakoze. Amose niko kwambwira ati nta mpamvu yo kuba wanshimira rwose, ati cyangombwa nuko uri ahangaha nanjye nkaba mpari ku bwawe, ati kandi uze kuba wantegereza ngewe ntabwo ndi buze kuba mpari mu gihe ushaka, ati kuko mu mugoroba ndaba ndi ahantu ku bitaro papa ari kuko urabizi neza ararwaye. Umusore niko kuba yatanga ubwisobanuro. Agakobwa niko kuba kambwira ati yego rwose ibyo ngibyo ntaribi, ati ndaza kuba nabyihanganira. Barakwereka bidatinze ikirori cyagombaga kuba cyaba, ndetse umusore wacu murabizi ni umwiyemezi cyane John. Ahangaha yatangiye kuba yafata kimwe cya gitabo babasha kuba bakoreramo odo. Yatangiye kuba yavuga ati turakenera inkoko ikaranze iyokeje ndetse na brushette biri kumwe, ndetse turaza kuba twakenera umuceri w'umweru n'umuhondo ndetse mwe mwaduha n'ipilawu, ati kandi ntimuze kuba mwakibagirwa za nzoga nini ziba zifunze mu macupa ndetse ziba zihenze. Umugore wiwe nako wahoze ari umugore wiwe Denise ahangaha we yari ari kuba yakumva umugabo we ukuntu ari kuba yakodaringa ndetse ari kuba yakiyemera. Ndetse ahangaha hari undi musore bita Madiba cyangwa se Boneri yari yicaye ahangaha, ndetse muribuka neza ko hari na ka gakobwa ka Divine uyu musore wacu John ari kuba yacuba cyangwa se yabikorera muri iyi minsi. Diveri wari uri ahangaha nawe niko kuba yabaza umusore ati se nta kindi muri buze kuba mwakenera nginze kuba nakibazanira. Umusore niko kuba ambwira ati ikindi kintu dushaka atuza kuba watuzanira iya nzoga ndetse bita Kevante rwose, ati ndayemera cyane. Kumbe Madiba atangiye kumbwira ati ese wasaze wowe, ati urabizi ko inzoga ubaye utumije igura amafaranga 300 by'amayuwani, ati kandi noneho ati ni amacupa 20 bari buzane kuko turi abantu 20 bari ahangaha. Divine yari ari guseka. John niko kuba yagira Madiba ati ese wowe kandi atufite ikihe kibazo. Umusore niko kuba yareba ku ruhande arangije abwira ka gakobwa kiwe cyangwa se Denise umwe bakundanye imbere aramubwira ati ariko
kubera iki wowe utari kuba wagira ikintu uvuga? Ntabwo uzi ko uyu munsi ari uwanjye, ngomba kuba nakishima ndetse bigaragare ko uyu munsi hari akantu kari gahari. Madiba niko ko yatangira kwabwira umusore wacu John ati rwose aturakaze rwose, aturi minisitiri, aturarenze wowe, ati gutugira udukomangoma tubiri tukuri iruhande ndetse tujya tugusavinga ukabasha kuba waryoherwa cyangwa se wasoza. Umusore John niko ko yamubwira ati reka nawe kuba washonyegiza ubusa, ati gabanya amagambo rwose ntabwo ari sawa. Kumbe barakwereka muri ako kanya batangiye kuba babasavinga ndetse n'amacupa y'inzoga kuri 300 niko kuba bayazana. Ndetse niba muri kwa mwabona neza bazanye ibiryo ndetse biryoshye ahangaha, seriveri wacu nawe niko kuba yatangira kuba yakora akazi ashinzwe ndetse nk'umuntu wabyigiye. Umukobwa yari ari aho ngaho ndetse mwibuke yari yabwiye sheri wiwe ko agomba kuba yaza bakaba bari kumwe ndetse bakagaragara ahantu hamwe nk'umugabo n'umugore. Batangiye kuba banywamo. Umukobwa ahangaha bigaragare ko atajyaga yenjoyinga inzoga, ariko abandi ahangaha bo batangiye kuba bakishima ndetse umukobwa we ntiyari yishimiye kuko ntabwo yari ari kumwe n'umukunzi. Niko kuba yafata agakapu k'iwanga cyangwa se agasayidi baga, atangira kuba yakandikira umugabo we ati ndabona dutangiye kuba twafatamo icyo kurya, ati se ntabwo uri buze kuba uhari rwose ko mbona ikirori kirimbanyije. Kombe Divine yatangiye kubambwira ati cheers, ati reka tube twanywamo. Kombe umusore John yari ari kwitegereza. Divine yatangiye kuba yashotora umukobwa wacu Denise, niko ko yambwira ati se muko, ati kubera icyo uri gukomeza kuba wangendaho, ati niba ari umugabo wa cyangwa se iyo package yawe, ati ko nayikurikiye uri kuba wambaza iki? Umukobwa Divine ahangaha, umukobwa wacu Denise yari akamukuriye ku ntuza, aramubwira ati nimushaka mujye mukora ibyo mushaka, ati ngiye ntagakira umugabo wanjye, ati ni umuntu twabashije kuba twamenyana tukabana, ati ariko kandi iyi generasiyo yanyu rwose, ati ndi kubona mutari shyashya, ati gute ubundi utinyuka kuba wabwira umuntu nkanjye ushaje ukanzana muri ayo matiku yawe? Umusore byumvishe ndetse yumva ko abakore biwe cyangwa se umukobwa bigeze kuba bamenyana bakabana ari kuba yatongana na kuki ari kuba yakirira, niko gutangira kuba yahaguruka amubwira ati se gute wowe uri gutinyuka kuba wakanga cyangwa se wabwira nabi uyu mukobwa uri ahangaha? Kumbe muri ako kanya seriveri yahise agaruka atangira kuba yabwira wa musore John ati mumaze kuba mwasipendinga cyangwa se mwakoresha $8,800,000 bananga amafaranga ahangaha yari menshi. Ndetse umukobwa yatangiye kuba yababwira ati ntago muri kubiba mwabara neza ibintu mwabashije kuba bantuma, ati byibuze amacupa mwantumye, ati 20 rwose afite $5,000,000, ati wagenda uteranyaho amadishi twagiye tubaherezaho ibiryo, ati bikaza kuba byagwa muri $8,800,000, ati kandi niba mufite ikibazo, ati mwakakira biri mukabasha kuba mwacekinga rwose. Divine ahangaha yaje kuba yafasha umugabo we kuba barambura biri kuko yavaga ahangaha ngo ukaba yabasha kuba yava i Kigali ikagera mu Bugande cyangwa se muri Congo. Amadiba yatangiye kubambwira ati ese nawe wikiba wakitera stress cyangwa ikibazo, ati uyu nguyu si umugore wawe ataraza kuba yakishyura, ati ako kabiri ka $8,000,000, ati no dufaranga duto cyose. Niko kuba yahita abwira seriveri ati dore uyu mukobwa uri ahangaha, ati ni umugore wanjye ari buze kuba yabishyura. Denise niko kuba yahaguruka ati njyewe, ati reka dati musanze igihe ndi kwitahira, mwibuke neza uyu mukobwa nta kintu na kimwe mu byo bazanye yari yigeze akoresha. Urebe ukuntu ujya kumenyana n'umuntu cyangwa se ukundana n'umuntu akagenda akakubera inzitizi mu buzima bwawe, akakubera ikinazi. Umusore yatangiye kubambwira ati nta burenganzira ufite bwo kuba bwava ahangaha wowe, ati icyo usabwa ni ukuba wakishyura iyi biri. Umusore niko guhita mwambura agakapu ke, ati ngiye kuba nahamagara umugabo wawe ko wakoresheje cyangwa se wasipendinze amafaranga angana uku nguku. Umukobwa yakomeje arwana na telefone y'imwaka, ariko umusore niko kuba yatangira kuba yahamagara, aravuga ati nyakubahwa Amose, ati umugore wawe rwose Denise, ati ubwo twari turi mu kirori turi kwishima yabashije kuba yadusengerera akoresha amafaranga angana na $8,000,000 ndetse $800,000. Denise yari ari gukomeza arwana ndetse yaka telefone igisore cya John kumwaka telefone, niko kuba yabacika yikubita hasi, ndetse kwikubita hasi yakomeje yihamagara.
umusore aravuga ati sheri ati humura ndaje mbe inakureba. Umusore bari bamaze kuba bamubwira uko bari kuri ono mu hoteli ndetse ariko ariho bari kuba bafatira ibyo kurya, ndetse yakomeje aza abwira sheri we ati humura ndaje ati ngiye kuba nagera aho ngaho. Umbe John we bisa naho icyo yari ashaka yakomezaga kuba yakoresha uyu mukobwa nko muri bizinesi ziwe, ndetse aha ngaha yakomeje amubwira ati gute ubundi watinyutse kuba iwanzanamo abantu baturutse hanze. Kumbe Divine yatangiye kubambwira ati ibyo byose uri kuba wavuga ati ntacyo byuzuye kuba byamara cyangwa se byakora, ati n'ubundi umugabo wa Mose yamaze kuba yakupa bigaragare ko atari bwishyure iyi biri twakoresheje. Cya John niko gutangira kuba icyasunika umukobwa wacu aha ngaha Denise kimubwira ati ubu ngubu ati ngiye kuba nakwigisha isomo. Icyatangiye kuba cyamukubita ndetse kimukubita cyane kimubabaza, agakobwa nako niko gutangira kuba ikakataka, ndetse John aha ngaha yakomezaga amubwira ko ibi ngibi atazabasha kuba yakomeza kuba yabyihanganira, agiye kongera kuba yamukubita. Divine niko kuba yamubwira ati sheri ati se nawe bitwaza gake, ati bitwaza gake, ati umukobwa uri kuba wakubita ati urabona atambaye necklace ifite agaciro ndetse gahambaye, ati kandi iriya necklace yatwishyurira biri iri aha ngaha ndetse tukabasha kuba twanasagura disikade n'izi katangiye kuba kafata necklace yako. Kabwira John ati utabasha kuba wakora ikosa ryo kuba wankuramo iyi necklace ati kuko niyo se kuzo uko yampaye. John niko gutangira kubambwira ati witangira kuba wakifata se nk'aho wageze mu muryango wa Mose byarangiye. Niko batangira kuba bamuhagurutse aha ngaha bavuga ati kuramo iyo necklace rwose tube twakishyura biri iri aha ngaha. Denise yakomeje yanga ndetse akomeza yanga, ariko umusore wacu aha ngaha niko kuba yayimukuramo arangije atangira kuba yayihereza seriveri wari uri aha ngaha. Denise niko kuba yahindukira bibutse kuva ku itangira cyangwa se batangira kuba bamuha iyi necklace, yabwiye umusore ko atabasha kuba yabona amafaranga yo kuba yayimuha igihe bazaba batandukanye. Yatangiye kuba yarwana ndetse arwana asaba necklace yiwe. Umusore abonye umukobwa ari kuba yamurwanya cyangwa se yamunusha niko kuba yarekura ya necklace hasi, irangije ibasha kuba yakangirika. Mama we wabaye ari wowe wari kuba wakomeza kuba wabana n'umusore umeze uku nguku, umusore ukunda amafaranga kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Denise yamanutse hasi atangira kuba yakitegereza necklace y'abandi bamuhaye, niko gutangira kuba yarira. Kumbe bari kumuhonyora ndetse bamukubita aho ngaho. Ako kanya umusore wacu Mose wari wabwiye umugore we ati ndaje sheri ati guma aho ngaho ndaje rwose, yahise yinjira muri ako kanya. Kugera aha ngaha yarebye neza abona umukobwa we cyangwa se umugore we bari kuba bamukorera ibintu bya mfura mbi, bari kuba bamukandagira, bari kuba bamukorera ibyo bashatse, ndetse amagambo yageze aha ngaha arakama buri kintu abasha kuba yavuga. Ese uyu musore John ibyiwe biraza kuba byarangira gute ko mbona ubugambanyi n'ubugome bikomeje kuba byamwuzura? Divine yatangiye kuba yakibaraguza ati twarimo twumwigisha ikinyabupfura ndetse no kuba yakitwara neza mu bantu, ati nta kindi cyose twari turi kuba twakoraho. Umusore wacu Mose niko kuba yaza yirukanka arangije atangira kuba yagurutsa Denise nawe amubwira ati wa mukufe papa wa yampaye ati wangiritse, ati bawangirije sheri. Umusore niko kuba yamuhagurutsa arangije aramubwira ati banza utuzemo, ati shyira umutima hamwe. Umukobwa niko kuba yambwira ati ntabwo nabashije kuba narinda necklace wampaye. Umusore niko kuba yambwira ati ariko banza utuzemo, ati ibyo bindi nta kibazo bitwaye. Ndetse wa musore wacu yahise atora ya necklace ayifata mu ntoki. Umusore aha ngaha niko gutangira kuba yambwira ati narindi kumwigisha isomo, uyu mugore wawe rwose nta cyubahiro akigira. Umusore niko kuba yagitimbura umugera aha ngaha arangije arakibwira ati igihe cyose utazi agaciro k'umuntu cyangwa se utarashobora kuba wakubaha umugore ati uzabura ikinyendaro rwose uzaba nta kintu umaze. Ndetse aha ngaha yakomeje amubwira ko agomba kuba yamwishyura miliyoni zihinganye na 50 kugira ngo abashe kuba yakongera kuba yagura uriya mukufe. Divine aha ngaha byatangiye kuba byamurenga, ndetse n'umusore aha ngaha John ibyo yishoyemo bigaragare ko atarabizi. Yatangiye kuba yasaba imbabazi avuga ati ntabwo byashoboka rwose, ati gute ibyo ngibyo, ati wabasha kuba wankora ibintu bimeze gutyo. Umukobwa nawe aha ngaha
Divine yatangiye kuhavuga ati ese ko nta mafaranga dufite, ati ibi noneho turaza kuba twabikora gute? Ati uriya mukobwa ati yagombaga kuba ari uri kuba wakishyura amafaranga twakoresheje ahangaha. Nawe munyumvire imyumvire bari bafite ipfuye ahangaha. Umusore we yakomeje abarebareka, ndetse umusore ahangaha John niko kuba yabwira umusore ati ayo mafaranga rwose uri kubansaba ni menshi, ati ntakubeshye, ati ntayo nabasha kuba nabona. Umukobwa Denise niko kwambwira ati ujya kuba wateza uyu mwanda wose, ati wumvaga biri buze kuba byakurangirira gute se? Ati ugomba kuba wakiyishyurira amafaranga, ati ngewe rwose nta mafaranga afite yo kuba nakangiriza kuri wowe. Ese muratekereza bizagenda gute? Dusoje ahangaha umusore ari kuba yabura amafaranga yo kuba yakishyura biri bakoresheje cyangwa se ibiryo byose n'inzoga banyoye, ndetse ahubwo agiye kuba yarihana miliyoni 50 z'umukofe. Icyo usabwa ni ukudukorera subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kubona inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha, uze kuba wadukandira kuri like, ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukorera share kuko ni ingenzi cyane. Ahangaha umusore yakomeje amubwira ko niba nta mafaranga afite agomba kuba yakoza ibyombo cyangwa se yakoza amasahani muri ono mu hoteli ndetse n'umukunzi we. Divine yakomeje abyumva, umutima cyangwa se amabere atangira kwikoza tonsa, atari yatangira kuba yakonsa. Ese mwe muratekereza ibingibi ibiri buze kuba byabyara iki? Ibingibi ibiri buze kuba byacura iki ku muryango wacu mushyashya?